kuza urambura ibiganza byanyu Just raise your hands kuri uyu mugabo towards Pastor data Alpha. mu izina rya Yesu Father, in the name of Jesus, karaba ukarabye ubukene I wash poverty from your hands. ukarabye uburozi I wash witchcraft from ukarabye you. amagambo mabi All the bad words, wakiriye umugisha you have received a blessing ndi from God. umugaragu w'Imana I'm a servant of God. nkurahiye Uwiteka Nyiringabo I swear before God. nkurahiye Uwiteka Nyiringabo I swear before God. ugiye kubona umugisha muri iki You gihugu get a blessing. nisha ndi umuhanuzi ndi umukozi w'Imana He's a vuga ngo servant of God. haleluya Say hallelujah. Imana iramwaguye God has expanded him. Imana iramwaguye God has expanded him. ntimugakinisha amavuta ya Satani Don't joke with the anointing of the pastor. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye kurya ewana. Wowe wicare wumve kuri buryo ukataha uhaza. Ubundi nta muntu waje hano ataha ashonje. Tutaha duhaza ubundi. Hallelujah. Hallelujah. Oya nundebe gutyo. Ubundi nje tutaha duhaza. Imana ishimwe. Hallelujah. Hallelujah. Reka twakire rero Arufa mu byubahiro bye. Atambuka dukomera Imana amashyi menshi. Yesu nashimwe cyane. Nongeye kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu. Haleluya. Arimba kumbuye. Imana ishimwe ko bangeneye umwanya kuba ngeze aha ngaha. Ndetse bakabona yuko ari umugisha kuba nagarana kugira ngo nagende basuhuze. Imana niyo umugisha cyane. Mwari mukomeye. Mwari muhumbuye se base. Haleluya. Narayibabwiye nkunda kuririmba nubwo ntajwi ngira riryoshye mu matwi ariko ndabikunda. Indirimbo ziranyinjiza cyane worship team Imana ibamugisha ariko nundi muzamuka hano turirimbana gatoya ninjye uri butere none ntabwo ari mwebwe muzajya munyikiriza mujyane nanjye ngende mbigiraho wenda nazabimenya. Haleluya. Bana nishimwe cyane ngiye gukoresha iminota mike yo kubasuhuza gusa ntabwo ari njye uri kagonda ijambo ry'Imana ariko Imana umugisha yuko bantekerejeho. Imana umugisha cyane. Ngiye kuri Imana karirimbo kavuga ngo gusenga bikingura ijuru. Haleluya. Gusenga bikingura ijuru. Ku bantu batanzi ndi pastor missionnaire Alpha. Wenda hari umuntu ubonye bwa mbere. Hano ni mu rugo. Pastor hano ni inshuti yanjye kandi ndamukunda cyane. Yonje hano niyumva nk'umuntu waje mu rugo. Iyo makumbuye ndaza nkabasura nkamusuhuza. Imana nishimwe cyane kandi uko ari inshuti yanjye namwe mwabaye inshuti zanjye. Murabyishimiye? Haleluya. Uza kubishaka ari buze gwagwa dufatanye kuko namaze kubona yuko gusenga ni rwo rufunguzo rubasha gukingura imigisha y'umuntu. Yesu nashimwe cyane. Ntitaye ahantu uvuka, ntitaye ku matitero ufite, ntitaye ku mashuri ufite, gusenga niyo ntwaro yonyine ibasha gukingura imigisha yacu. Haleluya. Niba udasenga ubwo uzasengera. Ariko uko wasenga kose uburyo bwose wasengamo uzamenye yuko uri kubwira Imana yumva, uzamenye ko kubwira Imana isubiza, uzamenye ko kubwira Imana ikora ibitangaza. Sema haleluya. Gusenga ewe gusenga bikingura ijuru. Gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro. Gusenga ewe gusenga gusengura ijuru. Gusenga bifasha umuntu bigati utubura. Gusenga yewe gusenga bikingura ijuru. Gusenga bifasha umuntu bigati utubura. Gusenga yewe gusenga gusengura ijuru.
gusenga bifasha umuntu bikara umubabaro gusenga yewe gukingura ijuru gusenga bifasha umuntu bikama umubabaro basize nk'intama hagati y'amasega mugenda mufite ubwenge mutwara intwaro z'umwuka basize nk'intama hagati y'amasega mugenda mufite ubwenge mutwara intwaro z'umwuka gusenga gusenga yewe gusenga bikingura ijuru gusenga bifasha bikata umubabaro gusenga yewe gusenga bikingura ijuru gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro bazabarenganya uko bangiriye namwe niko bazabamerera bazabarenganya uko bangiriye namwe niko bazabamerera gusenga yewe gusenga bikingura ijuru gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro gusenga yewe gusenga bikingura ijuru gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro gusenga Senga yewe gusenga bikingura ijuru bifasha umuntu bikanga umubabaro. Haleluya. Imana umugisha cyane. Murabona biri kuza? Muzanyakira. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Ahantu rero ndahakunda cyane. Yo naje hano mba numva nisanzuye cyane nk'umwana uri mu rugo. Imana nishimwe cyane. Birashoboka yuko wibazaga impamvu ibyo bidasohora. Birashoboka yuko usenze inshuro nyinshi ahari ugasenga mu buryo butari ubwanyabwo. Birashoboka yuko wiringiye amashuri yawe arangije aragutenguha. Birashoboka ko wiringiye imiryango ikomeye biranga birananirana. Yewe tugira n'imiryango ikomeye tuvuka muri rimwe na rimwe ashobora kugufasha umunsi umwe, iminsi ibiri, ariko kugira ngo azagufashe ukwezi bizagorana. Ndabeshya? Ntago mubizi? Niyo yaba ari nyogosenge, niba ari muramu wawe cyangwa nyokorume, yaba ari shangazi, yaba ari inde, ashobora kuzagufasha ukwezi kumwe, amezi abiri, ariko ntago azagufasha iminsi yose. Ariko hari ikintu maze kubona kimwe, haleluya, gusenga.
gusenga ni urufunguzo rukingura ijuru. Gusenga ni urufunguzo rubasha kumara imibabaro. Haleluya. Nabonye ikintu kimwe gishobora gutuma umuntu w'umugabo arira. Murakizi? Umugabo ushobora kumukubita ukwezi kose mu gitondo na nimugoroba, ntubone yigize amanura amarira ku maso ye. Ntabwo mubizi mwagabo mwe. Ariko ushobora gusenga, ugasenga ukumva umwuka uragutwaye, ukumva winjiye mu bihe byiza. Haleluya. Amarira akamanuka uri umuntu w'umugabo ukarira. Urumva bitaryoshye? Gusenga urufunguzo rukingura ijuru. Ngo Paulo na Sila bari mu nzu y'imbohe, baravuga ngo uko byamera kose n'ubundi dushobora kubapfira, cyangwa dushobora kuzasohoka mu nzu y'imbohe n'ubundi dupfuye. Barangije ngo bararirimba barasenga. Haleluya. Ngo bagisenga umwuka w'Imana aramanuka. Imana ni ishimwe cyane. Umwuka w'Imana iyo dusenze ubasha kumanuka turi no mu nzu y'imbohe. Iyo dusenze niyo twaba dushonje tubasha kumva amahoro mu mutima. Haleluya. Iyo dusenze barimo badusora mu nzu baduha priyave, twumva dutuje, tukavuga ngo ejo Imana irabikora. Haleluya. Kubera yuko twasenze. Imbaraga ziva mu masengesho, imbaraga ziva mu kwinginga Imana, imbaraga ziva mu gusenga Imana, imbaraga zo gupfukama tugasenga Imana, havamo imbaraga zidukomeza umutima. Yesu nashimwe cyane. Tuzaririmba, tuzabwiriza, tuzitwa abapasiteri, twitwa abamisiyoneri, twitwa ababishopu, ariko nitutagira imbaraga z'isengesho, imbaraga zo gusenga Imana, ibyo tuzakora byose tuzaba tumeze nk'abantu bari kwizengurukaho. Nta kintu cyiza nko kubona umugabo usenga Imana. Haleluya. Nta kintu kineza nko kubona umubyeyi usenga Imana. Nta kineza nko kubona umusore n'umukobwa basenga Imana, kuko ni ibintu bizana amahoro mu mutima, ni ibintu bizana ibisubizo. Twaririmbye bavuga ngo gusenga bikingura ijuru. Gusenga bifasha umuntu, kandi gusenga bigira gute? Bimara umubabaro. Haleluya. Hari igihe kigeze ngira ikibazo, ndabyibuka ni muri 2012 nagize ikibazo mbona ntabwo ndi kubona igisubizo. Ndahagarara ndavuga ati ndumva ngiye gushinga urubanza, ndumva ngiye kuburana n'Imana. Murabyibuka Yobu aburana n'Imana. Yobu yaravuze ati ariko kubera iki koko untwaye abana banjye, ukaba untwaye umukumbi wanjye, amashyo yanjye ukaba uyatwaye, ibyo nari ntunze byose urabitwaye, n'inshuti zose zimvuyeho, mbese unsigiye nde? Hari igihe tugera mu bibazo tukabona ibyo twari dufite byose byagize gute? Byadushizeho. Wajya imbere ukabura icyerekezo, wasubira inyuma ukabura icyerekezo, wajya impande n'impande ukabona nta gisubizo uri kugira gute? Uri kubona. Yoba arangije aravuga ngo ndumva nshaka gushinga urubanza n'Imana. Yoba agitekereza amagambo, Imana iramubaza ngo mbese Yobu uri tayari yo kugira ngo tuburane nawe? Imana itangira kumubaza ati ninkubaza ukansubiza, Yobu ndaza kwemera yuko dushobora kuburana nge nawe. Namubaza ati ariko Yobu, waba uzi ahantu babika ububiko bwa shelegi urahazi? Mwe murahazi? Ese mwamuzi aho imfatiro z'isi ziri? Murahazi? Ese waba uzi uburyo umwana kurira mu nda ya nyina akamubyara? Ibyo murabizi? Haleluya. Waba uzi uburyo utera ibishyimbo bigakura bikabyara ibindi wateye kimwe kikaba ibishyimbo 100 cyangwa 150? Ibyo murabizi? Namwe birabacanze. Mwe muri bande bo kuburana n'Imana. Imana nitugiye neza cyane. Ariko hari igihe tugeramo, hari iminsi tugeramo, umunsi mubi buryo ubaho. Imana tugiye neza cyane. Hari umunsi mubi uza mu buzima bwawe, nawe ukumva ufite urubanza n'Imana, ukumva hari ibintu ushaka kubaza Imana byinshi, ariko Imana ntiwahagarara ngo uburane nayo, kubera yuko uri ikibumbano cyayo, uko yashaka niko yagira gute? Yakugenza. Nanjye naramanutse rero njya ahantu mu ishyamba ngo ngiye gusenga. Nari mvuye gusenga muri Nibature, nari ndandu biti Kamembe.
ndi gusengera muri ADPR mu Burunga, mvuye muri Nibature ndavuga nanjye ngiye kujya mu butayu nje mu ishyamba nje kubaza Imana ibi bintu bite, ko ndi kubona nta gisubizo, ko bambwiye ko gusenga havamo ibisubizo, nanjye reka nje mu ishyamba. Ndi umusore ukiri mutoya rwose mwiza, atari ubu ngubu nshaje. Haleluya. Ndagenda ndapfukama, ngipfukama mu ishyamba, ngiye kumva numva umuntu amanutse haruguru yanjye. Ndavuga ati yaba ari inyamaswa insanze mu ishyamba noneho ko kambayeho navuga ko nagiye, ko nari mvuye gusenga mu rusengero mvuye muri Nibature nta kibazo, navuga ko nari ngiye gukora iki. Gusinzira birananira ndakanguka, ndebesheje amaso hejuru yanjye mbona umuntu w'umukecuru arahagaze, arambwira atari ko nkawe waje kumara icyahanga, ni iki cyakuzanye aha? Imana irambwiye ngo taha. Uyu muntu avuye, uyu muntu aturutse he? Imana irambwiye ngo taha. None se ntahe ubiransubije, ibibazo narinzanye ubu tuvuganye iki nayo? Ubwo ariko ntabwo nabimusubizaga, ntaramenye uyu muntu ninde, ese ni umusazi, ese koko ni intumwa y'Imana? Nkajya ntangira kwiburanya mu mutima wanjye, uyu muntu ari kumbwira ngo ntahe, icyanzanye ntabwo mvuganye n'Imana, arambwira ngo ni ntahe nge hehe? Ariko Imana ibitubona. Haleluya. Imana ibibona umutima wawe, Imana ibibona umutima wo guca bugufi ufite, nubwo utavuga amagambo. Haleluya. Muririmbyi yavuga ngo nubwo amagambo yanjye ataba menshi, ariko shimwa Mana kuko ndamahoro. Haleluya. Nubwo amagambo yanjye yabura, nubwo ntabona icyo kuvuga, nubwo ntabona icyo navugira imbere yawe, ariko shimwa. Turi mu giterane, nabonye posta y'igiterane cyo gushima Imana. Dushima Imana yuko turi amahoro. Haleluya. Gusenga urufunguzo rukingura ijuru, urufunguzo rumara umubabaro, urufunguzo ruruhura. Haleluya. Ngo igihe cy'Abayuda kigeze ngo barasabwa n'umugabo witwaga Hamani, umwamikazi Esteri arabimenya, aravuga ngo nanjye ko ndi Umuyuda, ubwoko bwanjye bukaba bugiye gupfa, ubwoko bwanjye bukaba bugiye kurimbuka, ese ni iki nakora? Imana yangejeje ibwami, ngomba kugira umumaro nanjye. Haleluya. Ngavugana n'umugabo witwaga Morodekayi, aramubwira ngo nimutume ku bwoko bw'Abayuda bose. Yesu nashimwe. Ngo mugende mubabwire biyiriza iminsi ngahe? Basenga iminsi ngahe? Basenga iminsi 3. Bicare bambara ibigunira bikurunge, bavuga ngo Uwiteka, haleluya, turi ubwoko bwawe. Esteri se ntabwo yari umwamikazi? Kuki atavuze ko ndagenda njye imbere y'umwami mubwira ati ariko ko batugambaniye, kubera iki ubundi utagira icyo ukora, kubera iki ntategeka nkavuga ngo ubundi urica ubwoko bwacu nkande? Ariko ashyiraho password, ijambo banga ryo gusenga iminsi ngahe. Wikibwira ko ibyawe bizakemuka mu gihe utasenze. Njye ntabwo ndi umuhanuzi, ndi umwigisha, sibyo? Haleluya. Njye ndi umwigisha, si ndi umuhanuzi. Taza gutegereza ko bigenda kwa kundi. Nshaka kukwigisha ijambo rivuga ngo gusenga bizana umugisha, gusenga bitanga imbaraga. Haleluya. Gusenga, uburyo wasengamo bwose nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Hano bakecuru ubwo nivuga umunyagara murabyumva? Umunyagara murabizi? Bakecuru ntimubizi? Mbajije umwana ukiri muto ntabwenye umunyagara icyo ari cyo. Mukecuru ni iki? Tubwira umunyagara ni iki? Kitarakomera gutyo gusa se? Mukecuru nani kubizi? Hagira ikivamo. Imana ibamugisha cyane. Haleluya. Ngo nta sengesho ry'umunyagara rigize gute ribaho. Uko wasenga kose,
nushaka kuvuga amagambo biramwe wumva adafashije, ariko upfa kuba uri gusenga kuko no ahantu uri gukingura hakinze kandi hagomba gusohokamo ibisubizo. Haleluya. Nta sengesho ry'umunyagara, barakoze cyane kubidusobanurira uburyo bwose wasengamo bavuga ngo Mana ndaje nje imbere yawe. Haleluya. Nanjye ndumva ari ikintu nakubwira. Nibuka umukecuru witwa Hana ngo yazengerejwe na mukeba we Penina, aravuga ngo nta kindi gisubizo mfite uretse kujya imbere y'Imana agapfukama agasenga. Haleluya. Aragenda ngo atangiye kuvuga abura amagambo yo kuvuga, abura ikintu yasohora mu kanwa kiwe. Umutambyi aramubonye aravuga ati ariko wa mugore wa mukecuru uzagezaho n'isindwe ryawe. Hari ibigeragezo tugeramo tukabura amagambo, hari aho tugira tukabura icyo kuvuga, hari aho tugera amagambo akadushirana. Buri wese azi ikintu yagiye ageramo amagambo akagera gute akabura. Buri wese azi ikigeragezo yagezemo no kuvuga biranga. Buri wese azi aho yageze ijambo akaribura mu muryango avukamo. Buri wese azi aho yageze ijambo akaribura imbere y'umugabo we. Buri wese azi aho yageze akabura ijambo imbere y'umugore we. Umunsi mubi ubaho, ariko ibyo byose birangizwa no kugira gute? No gusenga. Imana ireba Hana, ikorera muri ye, iramubwira ati genda undi mwaka nk'iki gihe nzagusubiza. Haleluya. Kubera ko Imana yumvishe gusenga kwawe, Imana yumvishe kwinginga kwawe. Babwira umuntu mwegeranye umubwire ngo Imana yumve gusenga kwawe. Ntabwo uzi uburyo uri gusengamo, ntabwo uzi uburyo uri kwegera Imana, ntabwo uzi uburyo uri kwinginga Imana, ariko Imana yumve gusenga kwayo. Iyo dusenze tubona inyungu, iyo dusenze tubona ibisubizo, iyo dusenze bitwegeranya n'Imana, iyo dusenze bidusunikira ku Mwami. Dufite inyigisho mu minsi ya none ziri kutwigisha ku bisubizo gusa, zikatwigisha ku migisha tuzabona gusa, zikatwigisha ahantu turi kwerekera gusa, ariko ntizitubwire ngo password ni iyi. Kugira ngo tugere ku bisubizo harakorwa iki? Nta kindi uretse gusenga. Ngenda kubwira ngo kontakura urayibonye, ndakubwira ngo ubonye visa, ndakubwira ngo Imana ikubakiye etaje, ntabwo ari ibintu bigiye kwimanura ngo bize bikwikubita imbere. No. Umuntu uzakubwira ngo ndagwanure ngo etaje, ntakubwira uburyo izabonekamo, ntakubwira ikintu uri gusabwa gukora, ntakubwira ko ari ugupfuka mu gasenga, ntakubwira ko ari ukongera ibihe byo gusenga, azaba kubeshya. Genda kubwira ukuri ngataha. Nimushaka mu ndakarire, umushumba azakomeza nkunde. Mwanyanze se? Haleluya. Nukuri mutanyanga pe. Ndi kubabwira ijambo rishobora kugufasha mu minsi ya none ndetse n'ubuzima bw'ahazaza. Amashuri turayiga, tukiga n'amashuri menshi cyane, ndetse tugira n'amatitire akomeye, tukagira akazi keza, ariko kararangira. Ndagenda nkabona abantu bize za PhD baba doctor bagenda binyaraho mu muhanda, barize amashuri hanze akomeye. Ndabona aba bishop n'aba reverend n'aba missionnaire n'aba pasiteri bagwa bakarambarara bakibagirwa Imana. Ndababona. Iyo udasenze urasengera. Ikibazo abakristo dufite ntabwo tuzi kubwiza Imana ukuri, ntabwo turi kubwira icyo dukeneye, kukimuca ku ruhande. Imana ngo ni data wa twese. Haleluya. Ngo twebwe ngo turi ubwoko yirongeye mu maraso,
ngo turi abahungu n'abakobwa bayo. Ese umwana n'iki yabura kuri se? Ese umwana ni gute yatinya se umubyara? Mpamvu nanjye ndi kwisanzura hano uko ndi mu rugo. Haleluya. None se data wa twese, haleluya, ni data wa twese mwiza, azi intege nke zacu, nuko aradukuyakuya ngo aturinde Satani. Haleluya. Ninde wadukuyakuya ngo akurinde ikibi uretse data wa twese? Ninde muntu wagukurura ngo akwiyegereze uretse data wa twese? Reka mbabwire, nubwo se w'umwana, se w'umuntu yaba ari umunyantege nkeya gute, ntabwo biza bikuraho ko umwana we mwizera 100%. Aba yumva nubwo hazi intare 500 uzasamye, akaba azi ko ari kumwe na se umubyara. Haleluya. Akaba azi ko ari kumwe na se umubyara. Umwana ahagarara gute imbere y'intare? Gavuga ati njyewe ntabwo mbyitayeho, nubwo mwuje mwasamye mutontoma, ariko inyuma yanjye mfite data. Haleluya. Inyuma yanjye mfite umuntu uri inyuma yanjye ushobora kundinda, mfite umuntu inyuma yanjye wantabara, mfite umuntu inyuma yanjye wavuga ngo nimwegereye. Ariko se koko? Haleluya. None twe dufite Imana data wa twese, tuzamurira Uwiteka icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Imana ni ishimwe cyane. Iyo dusenze rero tubona inyungu. Niyo magambo tugiye gusoma, inyungu zivuye mu gusenga nizihe. Turajya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 58. Ni ijambo ryanzindukiyemo mu gitondo, ndangije dikera no kuri social media, kuri platform zanjye. Ni ijambo ryamfashije muri iki gitondo. Yesaya 58 igice cya 8 kugera ku murongo wa 8 kugera ku murongo wa 11. Yesaya igice cya 58 umurongo wa 8 tugere kwa 11. Iyo dusenze, haleluya, hari imigisha ituzaho. Imigisha ikaca mu rubyaro rwacu, imigisha igaca mu buzukuru bacu, ikazi katugeraho. Haleluya. Nk'abakecuru mwe, iyo musenze, nubwo Imana itakugira neza uyu munsi, Imana irabigirira umwuzukuru wawe. Haleluya. Nta kintu kinezeza umubyeyi nko kubona abuzukuru be bishimye. Nta kinezeza umubyeyi nko kubona abana be bishimye. Nta kintu kibaho kinezeza nko kubona umuryango utugaragiye bishimye. Ni imigisha iva mu gusenga. Haleluya. Ububajije bano bakecuru, dukoze akantu gato k'ubushakashatsi, tukabaza abakecuru 5 hano. Abakecuru nabibanzeho cyane, ndabakunda. Ni ukuri pe, Imana bamugisha cyane. Haleluya. Ndabakunda cyane. Urebye mu byifuzo basengera umunsi ku munsi, uzasanga icyabo kiza gake cyane. Ndabeshya. Uzasanga icyifuzo cy'abana bakecuru kiza gake cyane. Mana ufasha abana bacu, ufasha abakwe bacu, abakazana bacu, abuzukuru waduhaye. Haleluya. Imigisha ituruka mu gusenga. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo nsoze, iminota yanjye yarangiye. Yesaya 58 dore ku murongo wa 8. Maze rero umuke wawe uzahera utambike nk'umuseke. Amagambo tugiye kuyasubirana kuko niyo tugiye gusoreza. Nzajya nsoma musubiremo, aho uzajya wumva ujye ubyivugiraho wowe ubwawe. Haleluya. Haleluya. Ujye ubivuga ubyiyerekezeho, uvuga ngo ibi ngibi Imana iri kuvuga ni ngewe iri kubwira. Yesu nashimwe cyane. Twagiye. Maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke. Aha. Ubwo ahantu wawe rero tushyiramo umucyo wanjye. Haleluya. Maze rero umucyo wanjye uzatambika nk'umuseke. Ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano.
niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi ukihotorera umushonji ugahaza umunyabibabaro, umucyo wawe uzahera kuvire mu mwijima, kandi urwijiji rwawe ruzatamuruka haba amanywa y'ihangu. Uwiteka azajya kuyobora, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa, azakomezwa amagufa yawe, uzamera nk'urutoki rwuhirwa, kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya! Mana Data twese uri mu ijuru, turagushimiye yuko uvuganye natwe. Tubonye ko gusenga bizana umusubizo, tubonye ko gusenga biruhura, tubonye ko gusenga bituma umwijima uhinduka umucyo, tubaye ko gusenga ari nk'isoko y'amazi idakama kuri twe. Tubonye ko gusenga bizuhira ibyo duhinga byose, ndetse imigisha izaza mu byo dutunze byose, ndetse n'imigisha izaza mu bacu kubera yuko twasenze. Reka amasengesho y'abera yumvirwe umunsi wa none, reka amasengesho y'abakobwa yumvirwe bari hano, reka amasengesho y'abasore n'abagabo yumvirwe, reka amasengesho y'ababyeyi yumvirwe, reka amasengesho y'abana bato yumvirwe. Ibyo tubisabye twiringiye izina ry'Umwami n'Umucunguzi wacu, amena. Imana ibahe umugisha cyane.